Halo bakunzi ba Diamond TV official, muraho Imana yo mwijuru twizeye ko ikomeza kubarinda. Natwe turagarutse amakuru yacu asanzwe tubagezeho umunsi ku munsi, ariko uyu munsi none inkuru tuzanye ntisanzwe cyangwa ni inkuru uruhande rumwe avuga ko ari inkuru ibabaje, kuko kubona umuntu adafasha undi kandi hari ubuzima runaka mushyizemo, burya si ibintu bizima, ni ibintu bibabaje ariko dukwiye kwamagana. Inkuru tugarutseho niyo muri kubona kuri screen zanyu, ni umukinnyi w'amafilime Ndimbati, mwese muramuzi usimbugarukaho cyane, ahubwo umunsi ngo tugarutse ni ikibazo navuga ngo afitanye n'umukobwa bita Kabahizi Firdaus. Ni umukobwa agiye mu itangazamakuru ku kinyamakuru kimwe gikora kuri YouTube, atanga ikiganiro agaragaza buryo ki uyu ngo yabyaranye na Ndimbati bakabyarana abana babiri b'impanga, ariko Ndimbati akaba akomeje kumwigurutsa, akaba yaranze kumufasha, ndetse rero akaba nabyo byatumye uyu mukobwa ajya mu itangazamakuru. Ese ko yatese ko umukobwa yatinze kubivuga, ni impamvu yatinze no ko Ndimbati yaramusabye ko ngo atazigera ashyira ibintu mu itangazamakuru cyangwa bivuga kuko ngo naramuka bivuze ngo bitazamugwa neza, bizamutera ikibazo. Uyu mukobwa rero bita Kabahizi Firdaus uvuka mu karere ka Nyaruguru, ni umukobwa ngo waje Kigali 2019 aje gushaka akazi ko mu rugo. Ahageze rero ngo aje kwerekeza mu Biryogo, nuko rero ngaho yabaga akaba harabaga umuhungu bita Valence. Uyu Valence ari nawe waje gutuma umukobwa wa Ndimbati. Uyu Valence wakoraga ibintu byo gukamera no gufotora, noneho ko umukobwa areba filime za Ndimbati amubwira Valence ko ngo akunda ngo Ndimbati, aravuga ati ese wazamfashije nanjye ngakina filime. Nuko rero ntabwo umuhungu Valence yaje kuvuga ko ngo nta bushobozi afite bwo kuba yamufasha kugira ngo akine amafilime, atariko kubera ko Ndimbati ari inshuti yanjye ashobora kuzazana mugahura. Byaje kuba rero Ndimbati barahageze, umukobwa amubonye aramushima ati ibintu ukina ni byiza cyane. Si ibyo gusa rero baje guhana nimero, ariko iyi nimero nyuma yo kwihana yaje guteza ikibazo, kuko baje guhura bahura Ndimbati bahurira ahantu ngo muri lodge nk'uko abivuga. Ndimbati gasindisha umukobwa, nuko Ndimbati ngaba amukoreye nyine reka bivuge mu izina nyabyo, abaramusambanyije, nuko abanamuteye inda. Amuteye inda rero umukobwa ngo nyuma aje gushaka Ndimbati amubwira ko ngo yamuteye inda katwite. Ndimbati akibyumva aravuga ati rero ati nta kibazo, ngiye buri kimwe kirahari nzagufasha, ariko uyu munsi siko bimeze, kuko umukobwa arimo asaba kurenganurwa, ati kuko Ndimbati nta kintu na kimwe amfasha, ndimo ndavunika n'abana babiri ba Ndimbati, ati kandi nta kintu na kimwe ari kumwe. Ndimbati rero muri icyo kinyamakuru baje kumubaza kugira ngo atange amakuru nyayo kuri ibi ngibi, ariko Ndimbati ibyo yasobanuye uruhande rumwe wumva agashidikanya, hamwe kumva ameze nk'ubyemera ahandi abihakana, ariko ikigaragara nawe nujya kuri icyo kinyamakuru uraza kubona buryo ki abana basa neza 100% Ndimbati, ariko Ndimbati bakiregura avuga ko ngo hari amategeko, ati ikindi kandi ADN irahari rero yishingikirije ko ngo izasobanura byose. Ikindi ukwiye kumenya nuko uyu mukobwa avuga ati njyewe ibi kubikora nta nyungu nimwe nabigiramo, ndamutse mbeshyira Ndimbati ibi ngibi nta nyungu nabigiramo, kuko ibi ngibi yabivugaga nyuma yuko Ndimbati nawe kuri telefone namaje kuvuga ngo hari abantu biyemeje kurabika izina ry'abandi bagakora ibintu nk'ibi, atariko abo ngo warambeshyera tuburyo mufashamo cyangwa uburyo namumenye ni nk'uko nafasha abandi bana bose. Ariko nawe ubirebye iyi nkuru uyirebye nk'uko banayikoze, biragaragara neza ko Ndimbati rwose aba bana arabe, kuko n'umukobwa yemeza nyirizina ko Ndimbati yamaje kubiyandikisha. Ese ukibaza wakiyandikisha abana utabyaye? Ni ikibazo gikomeye, ngira ngo nta muntu wapfa kubikora kuko byasaba undi mutima, ariko uyu Ndimbati yamaje kubikora. Ikindi kandi Ndimbati nuko yemeye kuganira n'umuryango w'uyu mukobwa bakagira ibyo bemeranwa, nubwo byaje kunanirana, ari nabyo byatumye nyine uyu mukobwa kumenya gusiragira gutyo. Hari ibyo umukobwa yifuza Ndimbati atari kumuha, Ndimbati nawe akavuga ko ngari ibya mirenge bamwifuzaho ko atabibona. Ariko rero ikindi kirimo kibyisha inyuma nuko Ndimbati iyi nkuru ishobora kumukoraho, kuko uyu mukobwa yatewe inda afite imyaka 17. Mwibuke cyitwa itegeko mu Rwanda, uyu mwana bivuze ko ntabwo yari yujuje imyaka y'ubukure, ariko Ndimbati yarenze kw'icyo nk'umuntu mukuru, aba amuteye inda, aba aramubyariye. Mw'abantu mwe mw'abagabo mwihanza ibintu birakaze, ubusitari bushobora gutuma bwangizwa n'akantu gato cyangwa ugakoresha amakosa. Uwo Ndimbati nawe rero yaragiye gutya, barebonye umwana w'umukobwa muto aba amukoresheye ibyamfurambi, aba amukoresheje ibyo nakwita ngo nagahomamunwa, nk'umubyeyi w'imyaka myinshi ukuriye umwana agomba kumugira inama ntiyakamukoreye ibi ngibi. Uyu mwana niza kureba iyo nkuru
ku kinyamakuru cyayikoze urareba agahinda afite agahinda kenshi, ubona ko afite ibikomere byinshi yatewe n'uyu mugabo cyangwa kubyarirwa n'uyu mugabo. Bityo rero iyi nkuru tuyisoza kuko ntitwavugaho byinshi, ahubwo twe turavuga ngo mujye ku kinyamakuru cyayikoze namwe mwiyumvire. Icyo twababwira nuko icyo twagira inama abana b'abakobwa, turabizi mukunda abasitari, murabakunda, ni byiza gukunda umusitari runaka, ariko jya wirinda guhura nawe uko ubonye kose, kuko rimwe na rimwe bishobora kuviramo ibibazo nk'ibi ngibi, ugasanga ejo urasiragiye, ugasanga ejo ugize ibibazo nk'ibya Firidausi, utangiye kureba kwarika kuko ubikuye gukunda umusitari. Ni byiza ko abasitari bacu bakina amafilime cyangwa bakina tubakunda, ariko tujye twibuka ko n'ubuzima bwacu, amagara yacu dukwiye kwita. Firidausi icyo twamubwira ngo komera, kandi ibinyene ko ubuzima bumera n'igice cy'ubuzima, ariko ikindi twavuga nuko nyine ukwiye kurenganurwa n'amategeko kuko arahari. Ibi rero ku makuru menshi ya Ndimbati, abashaka kumenya buri kimwe kuri iyi nkuru byimbitse, twebwe yari incamake twashaka kubahereza kugira ngo namwe mugende mwisomere, ugende ku kinyamakuru reka ntibabwire bita Isimbi TV, urabonaho inkuru yose, umenye icyo twahita ngo nido baraguha nyirizina ikiganiro cyose kiriho n'amavideo n'amashusho y'abana, urirebera buryo ki uyu mukobwa asobanura nyine agahinda afite ndetse n'uburyo Ndimbati akomeza gukwepa kumufasha. Diamond TV rero amakuru nk'acacara tuba tuyafite, natwe tuba twayabaye abambere kuyageraho, natwe dukora kuyasangiza abakunzi bacu. Reka mabwire ngo nyuma y'uko umusitari ukunda gusetsa abantu cyane n'amafoto asekeje nkayo muri kubona kuri screen zacu akunda kwifotoza, nyuma bishobora kurangira bitamuguye neza, natagira icyo akora nk'umugabo, natagira icyo akora ngo ahereze uyu mukobwa ibimukwiye, hashobora gukurikizwa itegeko ugasanga uyu musitari bibaye ibindi. Bakunze Diamond TV rero amakuru nk'aya nakagaruka, Imana yo mu ijuru ikomeze ibarinde. Ciao.